munsi w'ejo bureka wegenda bavuga bati abakinnyi bose bavuze ngo ni benshi ntabwo bari bugende noneho birengagiza ikintu kimwe yuko NSN ifitemo abakinnyi batatu bari bagiye noneho muri abakinnyi harimo umukinnyi wakinaga GC umuntu wari usigaye wenyine wabakurura yari abambaye mayo jaune na Istanbul barangije bose bacika intege bibutse ko abantu bagiye bagiye gukina classement general yabameze kuri 3 bamaze kwinjira muri Rutsiro bamaze kunuka kirete Kongoni isigara kuzira Rubavu uwo rero ni Vajavek n'ubundi uri imbere wenyine ukomeje kuyobora peloto iri kujya kumushaka gusa haracyari ibirometero byinshi byo kugenda kuko murabizi ko bagiye gusiganwa intera ya kilometero 82 mu gihe bamaze kugenda ibirometero 17 etape ya gatanu ya Tour du Rwanda ese ubundi sakwita ikintu ite icyambere cyo mu gukina muri circuit nk'ingiyi kuko ni circuit itambika nuko mugomba gudaho umwanya abagiye kugenda kubera ko niba ari umukinnyi ushatse kugenda nawe ni ikosa bakoze kubera ko ni ukuzenguruka ahantu hato isiganwa ryihuta cyane ariko kandi ntabwo byabuza ko ikipe yohereza abantu bajya imbere bituma andi makipe akura noneho abakinnyi basigaye bakaza gutsinda ubu ni urugero rw'ikipe ya Step ni urugero kandi twe dufite Enric Bravo bohereje Bravo yagaruye muri abakinnyi babiri bagiye ubu bahisemo kohereza Erasmu Barvajek nawe aragiye bivuze ngo mu kanya bashobora kuza gukomeza gukoresha amakipe yandi noneho tukaza gutegereza yuko ku ikipe ya Quick Step twabona abakinnyi bandi basigaye Matrix de Clerc ku munsi w'ejo watwaye etape ari Munoz Oder ndetse na Sisteros Jose Said wo muri Mexique abo bose bakaba bategejwe no kuba bakina general bivuze ngo Quick Step ni ikipe yo kuza gucunga ibintu byo gukina kuba ari kuva mu kinyi bashyira yundi ni igisobanuro cyuko iyi etape bayanditse ahantu barashaka etape ariko NSN nayo irashaka kurinda umwambaro w'umuhondo metero 19 n'ubundi Vajavek niwe ukomeje urugendo rwo kugenda gusa kugeza ubu ngubu peloton nawe imaze kumumira NSN reaction Kayishema NSN yohereje abakinnyi babiri NSN iriya ni control nuko ngo ubona ko ahise atangaga pace nshya ya peloton nyuma yuko agaruye no mwanya mwiza ko none batanga pace nshya ya peloton kubera ko NSN nubwo kugeza ubu ngubu iri imbere hari uburyo bwiza igomba gukora ntabwo uburyo bwiza bwa NSN bwo kurinda mayo jaune no kuba bafata peloton mu biganza byayo ari gukomeza gukurura peloton ahubwo ni ugucamo peloton ibiki mukanya rero abantu babonaga amashusho meza yo mu kirere ya drone dushimire cyane Lucky Nyirijuru niwe uri kudufatira amashusho yo mu kirere ubundi dufite drone zo mu bwoko bubiri butandukanye hari udufatira uwo mwanya ubu turi kuvuga hakaba hari n'undi Abrahamu ugenda atera intambwe kugira ngo niba twe dusoreje i Musanze ibirunga turi tubifite ntitubereke ku muhanda gusa turenzeho ngiyo rero reba uburyo peloton yahisemo gutwara amadodan Kigali yakuwe muri shampiyona y'isi ariko nk'idodan nta kibitwaye dodan mbi bya bidodan birebire ku buryo igare rijyaho rikurira rikagenda rikamanuka Musanze dodan yateje impanuka urabyibuka ninde ni bona niri wakoze impanuka Bizaremye Joseph yanatumye tagari ku mukino w'amagare bose yagize impanuka ikomeye cyane yari iteye ubwoba ngiyo rero NSN irayoboye nibo n'ubundi bayoboye peloton NSN muri ekritema muri ekritema abo bakinnyi baba bahenze kurusha abandi wa mukinnyi uvuga ngo ngiye munshyira inyuma ntagire umuntu umvugisha ngenda giye mwebwe munshyira inyuma niba ari kilometero 80 ndakora 50 kandi umuntu wese ugenda mugarura ariko uwo mukinnyi akaba adashobora gutsinda akazi nyine abantu babyumve ko nk'uko mu mupira w'amaguru tugira umuzamu reka tugire nk'umudefanseri mwiza Virgil van Dijk usipinga baro yanyu ari uw'iminsi ariko akaba ari wa mukinnyi mu gihe cye akaba ari wa mukinnyi uzi ngo azakudefandira n'iki ariko wenda ndetse ko byajemo ko baramusi n'abandi bagiye bihugura bagatsinda imiti bagatsinda ibitego by'imitwe ariko ugasanga mu by'ukuri nta uwo mukinnyi nta bintu byo gutsinda afite ariko ibindi byose bigwa nuko uriya mukinnyi ni nko mu domestique twavuga ku munsi w'ejo iyo tugeze muri circuit tugira abakinnyi bafite uwo muhamagaro uvuga ngo ngiye mubandikire bose nta muntu usohokana agenda amugarura reba ariko rero nuko niba kuna ameze nk'umuntu utwaye moto agira ngo ni arimo arahanti ariko ni Paul Martin
uyu muntu Birashoboka. ari kubakururira kubera ko Birashoboka abandi kuko- bakinnyi basigaye bose ntabwo bangana gutya undi muntu wamugana gutya yaba ari etamari Etamari kandi ntabwo ntabwo wamuzana yagombye kuza hano bivuze ko Umushefu. rero niba pomari itari gukurura etamari n'utwara etape nibyo dutegereje kuko urebye intego zazanye ikipe ya NSN mu Rwanda harimo gutwara ama-etape ariko n'umwambaro w'umuhondo bagakomeza kurinda kugera bageze mu mujyi wa Kigali ariko NSN ifite ukuri kuko mu myaka imaze yitabira Tour du Rwanda nta na rimwe umwambaro w'umuhondo wari wamanikwa mu ngoro muri Israel tujya dusobanurira abantu uretse mu kanya